kamubwire mwana wa mama, ubuzima bugiye kutugora kuko niwe mama nyine twadusigara kandi niwe wari udufatiye runini. Tugomba kwitwararika tugasenga Imana ikagira ikintu dufasha kuko twe nta kintu twakwishoboye. Ushaka tuzabishobora ahubwo se ubu ngubu ndi kwibaza ikibazo turaza kumushyingura gute? nzi byanze ko tujya kureba ukuntu tuza guhamagara hati nawe tumubwire niba bitaramugeraho turebe ko aza kuza kudufasha cyangwa se agashaka abandi bantu b'inshuti yiwe bakaza kudufasha. dushaka ubuhetikiraho na nyine uburyo tubumubwira ariko ukomeze kwihangana ntabwo bikomeye kandi usongeye kuvuga ibintu byo kwiyahura sibyo? icyamukanyikorere amaganya yanjye yose Yesu. Tekereza bizima, reba ibintu burimo. Ubwo uri kumva urimo uratekereza neza. Reba ibintu nawe aba yagiye kugendera. Ubundi ko mperuka muri za maboko reba ibi ni ibiti muba mwishyize. Uri kumva nta n'isoni ufite? Bwaba umbwira ikintu mwashaka kumbwira. Ariko none murashaka ibiryo? Mukuru wanjye namubwiraga agiye kubyara indaya, yabyara abahungu. Ubu nawe araho yaragiye ngo yabyara abana yibyara indaya gusa. Nkawe koko ndebe nawe nguyu. Ese wowe none nawe barakujyanye? Sante kubyo watubwira uko nguko. Njye muje kumbagaburira. Ewe sha nawe mfite abo nitaho. Ubu ngo mwirwa murara mu bagabo mugira ibiki ngo antaraza abagaburira. Ntabwo ndi anti wani. Ese mba anti w'indaya? Umuhanda basi ninjoro. Ntabwo mba anti w'indaya. Muje kurara mu muhanda. Ndetse mumbwira ngo muri mu bihuru ahubwo nta soni kandi ukabonye se mubamo ntabwo gahari mwagiye muza mukaryama izo za masore mwirirwa muryamana nazo mukazizana kugira ngo uryame iminsi ibiri utariye waryama kumenya kujya kugarama mu bagabo se iminsi ngaho icyumweru kigashira sundi ubugarama batagwa amafaranga uzugura ibyo kurya nta bijya nabahate ujya mu buraya ugura ko rero gutya utajya mu buraya nazo mujyamo ntabwo ujya mu buraya wowe ntabwo uri indaya uwambaye gutya utari indaya ntabwo uri indaya ese waje kunkaragira ngere murankaragira humura ntabwo ndi bya bigabo biza hano muri kubikaragira ngende anti wawe niko se ubura niyo wabigiyemo se ni gutya uba umeze mukobwa ubwo rero mwiricaye ngo anti wanyaza abagabo ntabwo ndi anti wanyu ese mba anti w'abakobwa w'indaya inshinzi reka reka umukuru wanjye ubundi koko yajyaga hiya atireye izi ndaya ze zirwa zigenda shawe pe nabyo nabaho namwe nimukurikire nyoko abagiye ntabwo mpazi sana twamushize ntabwo mpazi ngo mugende mujye kumureba abe yanabibaha mugire mubwira ngo turashonje na anti w'indaya uhabubaho kabisa wapi ntabwo ndi anti wanyu ndanabiyamye n'undi munsi simuzongere no kumpamagara sindi anti wanyu n'undi munsi ndabiyamye Imana izamana yego urwo itaramaniye sha Imana yamaze kumana kabisa yabaye umugisha kuko ninjye wapfuye yahannye nyoko wabyaye indaya naho njyewe sha wapi pe nabyimbabazi ntabyo gumushakira ahandi abo bantu birirwa bariho babishyure nta soni nawe koko tubabare basika dujya kurya n'ukuri tumaze iminsi myinshi tutarya yego sha iyo ndirimbo se bayita iyo ndirimbo ni yakangaye mu gitabo ongera umbwira ariko noneho basi mbe barushyire muri soprano va muri tenor chérie ariko none cyaze muransekeje nuko cyaze ndi kubona muri indaya nziza da nako atabyize ngo nawe yarabyaye ubu nari mubare wabyaye yarabyaye indaya Eshini nyibiri bumbe ngahagari ku mutima mwami ngize kwizera uke icyamankaro rera Fiona
Fiona, igihe cyo gukora kirageze. Haguruka mwereke aho mutumwa kandi ntunsuzugure. Umva yemwe ba uzogere mu nzira hari soni hasoni mufira mu kugenda abantu b'abakobwa batazi no mana yanjye we baranani kumujyate mwandaye mwe ufite utuntu twanyu twose ntabwo nshaka ko mujyate mumvira ngaha mujyate uburaya bwanyu abantu b'abakobwa batazi no gukubura hari no kugira ikintu ibintu byanyu mufira inzanyu ndayikinze abantu b'abakobwa batana kubura n'inzu byaba kurira imbuga ukuntu ibisi nta soni koko ngubu murebe ukuntu igikoni dutekeramo kiba gisa bacumbikira imyaka n'imyaka habe no kwibwiriza ngo mufate n'akaye mukubure koko abantu b'abakobwa murakata uwitegekesha neza n'ubwenge urutaho nkamenya yuko ibyanjye byose uwitegekesha neza n'ubwenge urutaho. Si burya ni uku byagenze babirukanye byose bataye hasi bagize iki inkweto mwakuyemo nese bite wakambaye inkweto ambara inkweto mbere kandi tujyane mu rugo mbara inkweto haguruka mbaze ntore n'amabaga yanyu kandi nimwihangane ni ukuri ibise turabirekera muze tugende nabi isamangaro rera rwose kwishingikiza kuzisisi nakwizera wenyine isamangaro rera rwose kwishingikiza kuzisisi. Ngahakari ku mutima mwami ngize wizera muke itsamangaro rera rwose kwishingikiza kuzisisi nakwizera wenyine. It's